ahantu watekerezaga yuko ugiye kugwa niwe ugiye guhurira n'imbaraga etabeli for l'essence more niwe ugiye muvandimwe ntakagira ikintu kigusimburira Imana. Iyo Imana yawe nisimburwa ntago isimburwa n'umuntu upfa agashiraho. Ntabisoma aravuga ngo ngiye kureba ko Imana na Hama etakiya bone for l'essence. Amasengesho rero iyo wasenze ugasenga mu kuri no mu mwuka, ugasenga mu kwizera, gufite determination cyangwa determination, gufite kwiyemeza, abyara. Haleluya, haleluya. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abakurikiye Irakora TV, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi. Nakagaruka muri kumwe na mwene so Pastor Eric tumusingize. Imana yo mu ijuru duhane umugisha. Rero duhawe umugisha kubona uyu mwanya kugira ngo tuganire ku mbaraga z'amasengesho. Imana duhane umugisha. Turaza gutinda cyane mu ijambo ry'Imana muri uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku mbaraga z'amasengesho, imbaraga zo gusenga. Katubanze dushima Imana. Mana turagushimiye muri Imana yacu, uri umubyeyi wacu ukomeye. Tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe byose bitambutse, uracyakomeje kubana n'ubugingo bwacu, uraturinze mwami, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ducishijwe bugufi rero kugira ngo icyubahiro kibe cyawe, kandi turagushimye kuduhaye umwanya wo kugira ngo twongere tuganire ku mbaraga z'amasengesho, kuko ariho twakiriye, ntabwo twabura kubisangiza abandi kugira ngo nabo bakire. Urakoze, turagushimye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Turaza gusoma ijambo ry'Imana ko niryo twubakiyeho. Turasoma muri Esiteri ibice byaho 4. Ndaza guhera ku murongo waho wa mbere ndagera ku wa 9, hanyuma ndasoma umutwe w'amagambo hepfo, nongere nsome ku magambo ari hepfo gato ku murongo wa 10. Kane haravuga ngo Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esiteri. Nuko Moridekayi amenya ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari nta wabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Bukeye abaja ba Esiteri n'inkonezi baraza barabimubwira, arababara cyane. Yohereza Moridekayi imyambaro yo kwambara ngo bamwambure ibigunira, ariko yanga kuyambara. Nuko Esiteri ahamagara Hataki wo mu nkone z'umwami, uwo mwami yari yategetse kumukorera, amutuma amwihanangirije ngo asange Moridekayi amubaze ibibaye n'impamvu zabyo. Nuko Hataki aragenda asanga Moridekayi ku karubanda ku irembo ry'ibwami. Moridekayi amutekerereza ibyamubayeho byose n'umubare w'impiya uko zingana Hamani yasezeranye kuzashyira mu bubiko bw'umwami, azitanga ku Bayuda ngo abarimbure. Kandi amuha urwandiko rukurikije urw'iteka ryamamajwe ishushani ryo kubarimbura, ngo arwereke Esiteri arumusomere. Aherako amwihanangiriza ngo asange umwami, amwinginge ahakirwe bene wabo kuri we. Hataki aragaruka abwira Esiteri ubutumwa bwa Moridekayi.
umutwe w'amagambo hano ku murongo w'icumi haravuze ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Haleluya. Nituza kuvuga ku mbaraga z'amasengesho, ndumva iyo bigeze ku mbaraga z'amasengesho numva nahatinda cyane, ndahakunda. Ijambo riravuze ngo Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo. Numvise nahatinda kandi ndaza kuhatinda. Maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati, abagaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo, aricwa keretse uw'umwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko jyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Ndagaruka ku masengesho. Amasengesho akiza wowe n'abandi, ntabwo ukira wenyine. Amasengesho yawe abasha gukiza wowe, agakiza n'abandi, agakiza n'igihugu, yakiza isi, yakiza. Amasengesho arakiza. 14 kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Nuko Esiteri atuma Moridekayi kuri aramusubiza ati, genda uteranya Abayuda bari Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Imana iduhana umugisha kandi mwinshi. Tugiye kuganira ku mbaraga z'amasengesho. Mvuge tuno tuntu dutatu ntaragera kuri iri jambo nyirizina. Ninde usenga? Asengeshwa n'iki? Asengera he? Umuntu usenga nuwamenye gusenga, nuwamenye aho gusenga biva, ko gusenga bigira isoko. Ntabwo ari ukwikora ngo uko bije ubikore. Hamenya nabivuze ngo gusenga bigira isoko. Ikintu cya mbere, ubundi gusenga ni iki? Gusenga bivuga gusenga ufite ubushobozi. Ufite ubushobozi ninde? Ni umwami waremye ijuru n'isi, ni Imana yakuremye nanjye kandema. Ni ryari umuntu asenga? Ni igihe yamaze komatana, gushaka mu maso h'Imana. Noneho yahura n'ubuntu bwa Kristo, yahura n'ubwiza bw'Imana, yahura na Kristo, bahura. Hanyuma uyu muntu abasobanukiwe gusenga. Gusenga ni ukuvuga ngo uba ukwiriye kumenya ikibanza uhagazemo. Ese gusenga ni iki? Ntabwo ari ibintu, hari ukuntu gusenga bigira amahame. Isoko yo gusenga iva mu isoko yo gukizwa, iva mu isoko yo kumenya Imana. Iyo wamenye Imana umenya no gusenga. Gusenga rero si ukuvuga amagambo, ubwo gusenga ni amagambo ava mu ndiba y'umutima, ari ku mutima wakijijwe, umutima wamenye Imana, umutima ufite inyota yo gushaka mu maso h'Imana. Ndimo ndavuga amasengesho ava. Ntabwo ari ibintu umuntu abyuka havuga ati ariko buriya ko nshaka kiriya kintu wasenga. Gusenga ntabwo ari business umuntu akora, kuko hari ntabwo ari business umuntu ashyira mu mibare. Urabona ko buriya ko bavuze ko gusenga bibaho, ko bavuze ko uriya muntu asenga, wagenda nanjye akansengera. Yego yabikora, ariko wowe asengera urinde, uravahe, urakomoka. Wakagombye kuba waravutse ubwa kabiri, waravuye mu isi y'ibyaha ya kamere,
nukuvuga ngo kuva mu isi y'ibyaha ntago bivuga ngo ntukora icyaha, ahubwo ni ukuvuga ngo uba warasobanukiwe. Umuntu wakora waparika nabi mu cyapa ariko asanzwe azi imodoka, yego bamwandikira kuko yaparitse nabi, ariko ubusanzwe azi imodoka. Rero umuntu utsindwa agakora icyaha kandi yarakijijwe, ntacyo, nubwo yatsinzwe agakora icyaha, already amenya n'icyo agomba, amenya aho yakoreye icyaha, akamenya n'uko akosora cya cyaha yakoze, kuko azi aho ava n'aho ajya, azi inkomoko ye, azi uwo ari we. Ngo rero gusenga aho bihera kuvuka ubwa kabiri, gupfa ku muntu wa kera, gupfa kuri kamere. Noneho wamara gupfa kuri kamere, warangiza icyo gihe ari ryo rya jambo hahandi umuntu ajya yakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Cyo gihe uba wimutse mu isi ya kamere, uba wamaze kwimurwa mu isi y'umwuka, mu isi y'ubumana. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo niwatuza akanwa ukizeza umutima ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzakizwa. Suruse yo gusenga ikomoka kubanza gukizwa. Amen. Ni hehe rero umuntu asengera? Ni iki gitera umuntu gusenga? Yesu ahimbazwe. Ngo ni imvamutima zawe, ni situwasiyo runaka, hari ibyo ushaka ko Imana ihindura. Iyo rero ni impamvu ishobora kuguhagurutsa gusenga. Iyo hari icyo wanze urasenga, iyo hari icyo ushaka urasenga, iyo hari ubuzima ushaka kuvamo urasenga, iyo hari ubuzima ushaka kubaka urasenga. Ni hehe umuntu asengera? Ntabwo ari mu idini. Amasengesho ava mu mutima. Kujya mu idini ni byiza, ariko amasengesho ahera he? Ahera mu mutima wawe, mu muhanda wawe usenga. Kandi gusenga si ukuvuga amagambo, oya. Gusenga ni ukwizera gufite determination, gufite determination. Amen. Amen. Ngo gusenga ni ukwizera gufite aho kureba, gufite icyo gushaka guhindura. Gusenga si ukubikora nonaha kuko hari icyo nkeneye ngo reka mfukame nsenge mbone ari amafaranga. Busha no gupfukama ntuyabone, ariko kuba upfukamye ntuyabona ako kanya ntibivuze kuzayatunga, ahubwo kora urugendo rwo gusenga. Amen. Ngaruke ku ijambo ry'Imana twasomye, turimo turaganira ku mbaraga z'amasengesho. Bibiliya iduhaye abantu babiri, umugore witwa Esiteri n'umugabo witwa Morodekayi. Morodekayi ari ibwami Ishushani kwa Ahasuwerusi. Uyu mwami Ahasuwerusi yayoboraga ibihugu 127. Hanyuma hari uburyo administration y'ibwami yari yubakitse. Uko system yari yubatse ibwami, nuko bagombaga gupfukama, umuntu wese yagombaga gupfukamira umwami n'igisonga cy'umwami. Morodekayi w'umunyagano, ariko gusenga nabikunda. Haleluya, haleluya, mbakumbuje gusenga. Morodekayi w'umuyuda w'umunyagano, birumvikana ahangaha Ishushani yari ari sihi wabo, haraho akomoka ni Buyuda n'umuyuda, ariko nubwo yari umunyagano yakomeje kugendana gusenga. Bivuga iki? Uwo waburiwe rero gusenga si umwambaro w'inyuma, gusenga ni umwambaro w'imbere. Morodekayi umunyagano bajyanye na Esiteri n'abandi, ariko Morodekayi mu mutima yari yarubatse inkingi yo gusenga, yari yubatse inkingi yo kubaha Imana, kabone nubwo bitagaragaraga. Imana ihabwa icyubahiro. So Morodekayi igihe kimwe rero ari ibwami, gusenga bigira amahame, gusenga bigira, niba ushaka gusenga va mu kabari, niba ushaka gusenga va mu busambanyi, niba ushaka gusenga va mu matiku no mu bitagira umumaro. Gusenga bigira steps, bigira intambwe. Morodekayi rero muri we yari afite kubaha Imana yaremye ijuru n'isi. Igihe kimwe rero ari ibwami, urumva baramutwaye, ni umunyagano, baramujyanye, bamugejeje ibwami. Akazi bamuhaye kuba umuzamu w'ibwami.
mu bakoraga ibwami we yari umurinzi wo kwirembo muzamu. Hanyuma aha hantu yahabanaga na Esteri nawe w'umunyagano w'umuyudakazi nawe ufite kubaha Imana. Bageze mu gihugu cy'abantu batubaha Imana. Hanyuma bahasanga imico n'imyifatire. Ubundi ugomba kuba ufite indangagaciro zikuranga. Hari ukuntu abantu bajya bagera bakavuga ngo ibintu byose bakabigira civilize, n'ibijya kugirira umumaro ukabisenya ngo urimo urakora civilize. Gusenga si ukwikebagura, kandi wenda mu gusenga kwawe undi kwikebagura bashaka kuvuga iki? Gusenga yego si byiza gusenga amasengesho y'agahato, ariko ni byiza gusenga amasengesho afite intego. Kandi amasengesho afite intego ntabwo bikoreka ako kanya, ni urugendo ukora. Ngo hari indangagaciro ugendana mu mutima. Moridekayi yari afite indangagaciro y'uko apfukamira Imana yaremye ijuru n'isi. Ageze ibwami rero ahasanze abandi bantu bapfukamira ibindi bintu. Ageze rero bamuha amakuru y'uko umuntu wese uje gukora ibwami, iyo yabonye igisonga cy'umwami giciyeho, ikintu cya mbere abanza gukora ni ugupfukama. Hanyuma yari yarasezeranye n'umutima we ko atazigera apfukamira abantu, azapfukamira Imana ye mu ijuru. Twibuke kino kintu, nitugera aha nimuvanga ibintu. Ni ukuvuga ngo kubaha umuntu wakijijwe arangwa no kubaha, ariko kubaha si ugupfukama. Oya, nabyo tubitandukanye. Kubaha umuntu ntago ikimbwira yuko wanyubashye si uko umfukamira, ahubwo nuko tugendana kandi ufite discipline. So Moridekayi ahagera ahasanga no itegeko rihari si ukubaha, ahubwo ni ugupfukama mu buryo bwo kuramya. Donc ngo iyo umuntu rero mupfukamiye mu buryo bwo kumuramya aba yamaze kuba ikigirwamana, kandi yamaze kuba ikigirwamana aba yamaze gusimbura Imana. Hanyuma Moridekayi asanga muri we nta gisimbura Imana. Oh, glory to Jesus. Amen. Asanga muri we ntabwo ngo muri we nta kindi kintu gisimbura Imana. Muvandimwe, ntihakagira ikintu kigusimburira Imana. Iyo Imana yawe ntisimburwa, ntabwo isimburwa n'umuntu upfa agashiraho, ntabwo isimburwa n'umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru, ntabwo isimburwa n'umuntu urangira. Iyi Imana yawe iyo nubitekereza urasanga ifite agaciro karuta ibindi bintu byose. Moridekayi yahageze rero asanga itegeko rihari n'iryo gupfukama, n'iryo gupfukamira buri muntu wese utambutse. Abitekerejeho mu mutima avuga ati no, ntabwo nabikora. Abandi bazamu ni umunyagano, ubundi yaraprofisa amahirwe. Ni umunyagano ugeze ahantu noneho bamukunze, baramutoranije, agomba kuba umuzami bwami. Ubundi umunyagano yagombaga kuba murabizi imirimo, yagomba kuba ari mu yindi mirimo y'uburetwa, ariko arasa nkaho agize amahirwe kuko bamushyize ibwami kwa Hasuwerusi. Yagomba iyo aza kuba atekereza imitekerereze yo hasi, yari kuvuga ngo aya mahirwe ubwo nyabonye uko byagenda kose, umva noneho ngewe nzajya mpfukama dabo. N'abanyagihugu barapfukama kanswe umuyuda, ariko Moridekayi avuga ati ya kuba ndi muri iyi situwasiyo, kuba ndi muri buno buzima ntago bisimbura Imana yanjye. Muvandimwe, niba urimo kunyumva, ubuzima urimo bwigutera gupfukamira ibidapfukamirwa ngo ni ukubera ubuzima, nagira ngo utangarize rino tangazo, ubuzahinduka. Komezanya Imana. Niba hari ibintu byo kwirata, niba hari ibintu byo guhagarara nkavuga ngo ndashima Imana, nuko nihakanye Imana muri bwa buzima narindimo. Ikintu wakwirata nuko utigeze wihakana Imana muri bwa buzima wari urimo. Uyu munsi ubuzima burahinduka gatoya, umuntu avuga ngo none se ngo ko nasenze ngo ntibikune, reka nigire muri biriya. Yo, wihakanye Imana. Ariko nukomezanya umurava, nukomezanya indangagaciro, nukomezanya Imana yawe ntisimburwe mu mutima, izakugirira neza kandi bizaba ibyirato byawe byo mu gihe kizaza. Reka mbabwize ukuri, abantu benshi bajya bibaza ngo ariko ngo kuki nta bitangaza nk'ibyabaga kera. Imana si ikorane n'abandi, ikorane n'abanyabwoba. Umuntu abura 5,000 umunsi umwe akajya muri roge akajya gusambana. Uzi icyo bita intwari zo kwizera? Imana irakorana n'abandi. Ni bande bafite determination, ni bande bahagaze bagatinyuka ibihanda biri imbere. Reka nkubwire, intsinzi iva mu ntambara.
iyo wahunze urugamba uratsindwa. Iyo wahunze urugamba icyo wari kuzarusha imbaraga kikurusha imbaraga. Ariko iyo wahagaze Imana mura etabesile bone foreberia, Imana murahagararana. Oh haleluya. Ahangaha mageze mwatuma matinda bavandimwe mu nyumva. Ahangaha mageze mwatuma matinda. Morodekayi aravuga ngo situation ndimo ntabwo isimbura Imana yanjye. Nubwo ndeba bimeze uku nguku ntabwo Imana nyimura. Uyu munsi Imana yarabitaragukorera akantu gatoya ukabura tarnya ukaburirukanse. Morodekayi yarahatinze n'umunyagano n'umuyuda yarafite impamvu zimwemera kuba yanapfukama akazanisobanura akabwira Imana atari ko burya nawe wari kubi we hariya nawe zo ntege nke wazige aravuga to ya ndashaka guhagarara n'Imana yanjye. Kino gitabo ndagikunda muzagisome. Abantu babayemo b'intwari, abantu bahinduye amateka nabemeye guca mu muriro sha. Abantu bahinduye amateka nabemeye guhangana n'ibihanda bikomeye. Abantu bahinduye na n'uyu munsi icyo twita intwari nabemeye nabemeye guca ahantu hadasanzwe. None wowe umuntu arakuvuga rimwe uti solution nuko njya kwiyahura. Uyu munsi uraba ufite ikibazo ngo umuntu yakwanze ugasanga nawe wanze Imana. Kubera iki? Ihanganira aho hantu Imana izakugirira neza kuri uwo musozi uhagazeho kandi ubuzima buzahinduka. Morodekayi rero birukankana amakuru yuko umuntu wese agomba gupfukama, ariko baravuga ngo hari ikibazo cyavutse ibwami. Umuntu witwa Morodekayi umunyagano umuzamu yanze gupfukama. Ako kanya Hamani igisonga gikuru aravuga ngo ni uwo muntu ni muntu ki? Basanga ni umuyuda. Icyaka ni wa munyagano umuntu twarokrise twazanye tukamwizera tukamuha akazi. Niwe muntu wasuzuguye itegeko ry'ibwami. Bibiliya iratubwira ngo ahimbazwe Yesu. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha bwoko bw'Imana. Morodekayi rero ngo Hamani aza kuverifiya bya bintu. Ngo ahageze Morodekayi yanga gupfukama. Ngo yanze gupfukama. Hamani abarakariyaho. Ako kanya ni igisonga gikuru cy'umwami. Aravuga ngo niba yanze kumfukamira nta nundi muntu yapfukamira ibwami. Itegeko niri ni uguca agasuzuguro ni ukumumanika. Ngo aragenda ashaka igiti cya metero 50. Bibiliya iravuga ngo ni mikono. Metero 50. Aravuga ngo ariko subira inyuma gatoya. Haleluya. Ngo uwo munsi Hamani ngo atahababaye ataharakaye. Ngo aragenda yicaza umugore we bita Zereshi. Ngo aramubwira ngo nagize ikibazo muri buno bwami. Umwami yanga ibintu bikomeye yaranyizeye, ariko umuyuda w'umunyagano yanze gupfukama. Umugore nawe amugira inama aramubwira tuzi n'ibindi, genda ushaka igiti cya 50 cya metero 50 mumanikeho. Kandi iyo mpageze nigishwa ibintu bikomeye. Ese umujyanama wawe nindi? Ese akuganisha he? Wa muntu ukubwira ngo ngwino tujye kunywa rimwe bana, witonde, iyo nama izakugeza he? Wa muntu ukubwira ati bana ngwino tujye kurya abana, iyo nama izakugeza he? Ntiyabimeze nka yandi ya Zereshi. Aramubwira ngo genda ushake. Wa muntu ugutegeka ngo gamba hemukira uriya muntu, wa muntu ukubwira guhemuka gusa just. Ariko ubundi umujyanama wawe ninde? Nanjye nongere mbikubaza, umujyanama wawe ninde? Akugira iyihe nama kujyana he? Wari ukwiriye ko ufite umujyanama witwa Mwuka Wera n'Imana yakuremye, kuko igi nama nziza. Hari umuntu ejo muri twaganira ambwira ngo yagerageje kwiyahura inshuro 5. Kubera iki? Akantu gatoya gusa ko akantu. Avuga ati solution nuko nakwiyahura. Akankubaza umujyanama wawe ninde? Ni imitekerereze yawe, ni environment, ni groups ubamo. Wari ukwiriye gukunda abantu, wari ukwiriye kuba inshuti y'abantu, wari ukwiriye kuba inshuti y'amafaranga, ukisigariza akumba cyangwa se ukisigariza umuntu umwe w'umujyanama ari we Mwuka Wera. Imana tugire neza. Hanyuma ikijambo ry'Imana ritubwira, haleluya, ikijambo ry'Imana ritubwira ngo Hamani umugore aramuga ati umuntu nk'uwo usuzuguritse byakoroha. Avuga ati genda ushake igiti cya metero 50 mumanikeho. Naho aramushoye. Hamani ngo yumva nibyo, ngo agenda ashaka aya makuru murayazi, ngo ashaka igiti cya metero 50 agishinga ibwami mu rugo. Ngo ayandika inzandiko azihereza Morodekayi, arazisoma aravuga ngo kuri iyi tariki Bibiliya avuga ngo ku munsi wa 12 usomye mu bice 9 aravuga ngo kuri uwo munsi
tuzamanika umuyuda witwa Moridekayi wanze kumfukamira ngo arapfukamira Imana yo mu ijuru. Ariko abantu baranibeshye, uyitunze urutoki mu ijisho ry'umuntu wubaha Imana, ubu alemile de bonefo, ubunyeganyeje komite yose y'ijuru, ubunyeganyeje Imana Data n'Umwana na Mwuka Wera n'ibizima bine n'abakuru 24. Aho ngaho rero ijuru riranyeganyega, avuga ati reka tujye gutabara uri mu kaga. Ndajya imbaraga zo gusenga ziguterura, zazigukura ku giti bashinze zikagutereka ibwami ugasimbura uwagishinze. Mugiye gutuma mfashirizwa hano. Asifiwe Yesu. Ngo igiti baragishinga, Hamani ngo agishinga ibwami cya mikono 50, ngo atanga itegeko yuko ku munsi wa 12, ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, aravuga ngo uwo munsi tuzamanika umuyuda witwa Moridekayi. Moridekayi yabimenye. Ndagira ngo mbakumbuze gusenga, turimo turavuga imbaraga z'amasengesho. Moridekayi yabimenye, kandi ngo izi nzandiko bazitanze mu bihugu 127 byose yuko kuri uwo munsi abayuda bazamanikwa. Hanyuma Moridekayi yabimenye, ariko mpita nibaza ikibazo, ari nkaho bimenye rata buriya ufite uburenganzira, ni wowe urara ku gipangu nijoro ukabona igiti kirashinze, wariyakitinga gute? Moridekayi yari afite amahirwe yo gucika nijoro, abandi bagasigara babamerera nabi, we basi uwo munsi yawusimbutse. Ariko amaze kubisoma umutima womatana n'Imana, amaze kubisoma aravuga ngo ngiye kureba ko Imana na Hamani etakiya bone foresanse. Amaze kubimenya aravuga ngo noneho ese ubwo ngeze mu kaga y'Imana yanjye nyihakane, ahubwo asanga nibwo akwiriye kuyikomeraho. Arangije rero ngo atumaho Esiteri, aramubwira ngo ibintu birakomeye, igiti cyashinzwe cyuko tugomba kwicwa. Moridekayi ngo asomye ayo makuru, Bibiliya yambwiye ngo Esiteri ngo yihara, ngo haramagara, ngo yemera guhakirwa bene wabo. Muvandi, amasengesho aduha kuba igiharamagara tukaba ibitambo by'abandi bantu. Amasengesho atuma tutirebaho tukareba ku bandi. Amasengesho aduhindura abacunguzi b'abandi mu gihe kigoye. Ngo Esiteri asoma aya makuru atumaho Moridekayi, aramubwira ati twumvikane rero, ibintu birakomeye, nutoroke irembo, nanjye sindi butoroke, ariko icyo tugiye gukora mbere. Ariko mbega we, Yesu ahabwa icyubahiro. Iyo Esiteri aza kuvuga ati buriya hari igihe ubwoba bukoresha umuntu amakosa, ariko yavuga ati ibi bintu birakomeye, akavuduka akavuga ati reka nyine mfukame imbere y'umwami mutakambire mubwiye ko ibintu bikaze bikomeye. Hari igihe umwami ariko kankwibutse kano kantu, amasengesho atera igikundiro no kumvirwa. Iyo wasenze igikundiro kiraza, abantu bakanakumvira. Rero Esiteri aba umunyabwenge. Ikindi, amasengesho atanga ubwenge. Esiteri rero aravuga ati ikibanza ni ukwiruka nkajya kureba umwami. Aravuga ati oya, ikibanza ni ukubanza umwami w'abami waremye ijuru n'isi. Ese urabanza iki? Ni iki uri bubanze? Ni hehe ubanziriza? Ni kwa muganga cyangwa ni mu masengesho? Ni hehe ubanziriza? Ni mu kwiyahura cyangwa ni mu kubaza Imana? Ni hehe ubanziriza? Ni ugushora amafaranga muri business cyangwa ni ukubaza umubusiness w'aba business? Aha niho abantu rero batsindirwa. Esiteri rero arangije ngo afata ategeka, abwira Moridekayi ati abantu bose muri kumwe b'abayuda nimufata amasengesho y'iminsi 3. Nanjye abo turi kumwe tugiye gufata amasengesho y'iminsi 3, tubanze twapurayinge mu bwami bwo mu ijuru. Ngo bafata amasengesho y'iminsi 3 barasenga. Aravuga ati kandi nindangiza gusenga ntago, ariko ubundi no gusenga tugomba kubigiramo n'ubwenge. Ibaze iyo basoza amasengesho, Esiteri akavuga ati twasenze yagezeyo, Imana yatwumvise, bari gupfa. Ariko yamaze gusenga, then action, aragerageza, aravuga tuzi n'ibindi, twasenze amasengesho y'iminsi 3 twayasoje, Moridekayi ntiyahunze, nanjye ndahari, aya masengesho tuyabyaza umusaruro gute? Aravuga ngo igikurikiraho ngiye kuharamagara, ngiye kwinjira ibwami. Ijambo twasomye yavuze ngo ngiye guharamagara, nzinjira ibwami. Nubwo itegeko rivuga yuko umuntu winjira ibwami adahamagawe bamwica, none jewe ndajyayo, niba ari no kurimbuka nzarimbuke.
urimo kubyumva naga amasengesho birangirira mu cyumba cy'amasengesho ngo Imana yavuze ngo byarangiye kandi igitangaza mbabwiza ukuri muzasomere kino cyanditswe muri amasengesho y'Iminsi 3 nta nzozi bakuyemo nta muhanuzi wabatumweho nta jwi no barasenze gusa bizera amasengesho bamaze kwizera amasengesho barayakurikira ni wizera amasengesho yakurikire kurikira inzozi zawe egera imbere witsindwa winanirwa kubera igiti gishinze ibwami kubera igihanda kiri imbere yawe Esther ngwaraje ku munsi wa gatatu arakenyera nk'umukobwa amitaki de bonne chance ngo arakenyera arangije yinjira ibwami biratubwira ngo yinjiye ibwami ngo Ahasuwerusi amubonye ngo afata inkoni y'izahabu bibyaye kubaho mu gihe barebaga urupfu imbere yabo ngo umwami ngo Ahasuwerusi ngo amutunga inkoni y'izahabu ngo aravuga ngo baho ijambo rya kabiri yamubaje yamubwiye ngo nsaba icyo ushaka nibiba n'umugabane w'igihugu ndawuguha amasengesho adusingiriza ibyacu byatakaye mu gihe buriya ko yari umuyudakazi yari umunyagano ahawe ku mugabane w'igihugu gute amasengesho rero iyo wasenze ugasenga mu kuri no mu mwuka ugasenga mu kwizera gufite determination cyangwa determination gufite kwiyemeza abyara umugisha wo mu isi y'umwuka no mu isi y'umubiri Ahasuwerusi avuga ngo niba n'umugabane w'igihugu ndawuguha ibyakurikiyeho ngira ngo murabizi nanjye ninjira mu gusoza ibyakurikiyeho ngo Esther aramutumira ubwa mbere amasengesho atuma umuntu yoroha nusenga hari ibintu bizoroha nusenga ubuzima burakorohera ibintu byakunaniye senga biroroha amasengesho rero yoroshya umutima wa Ahasuwerusi amasengesho asiga igikundiro Esther imbere y'umwami amusiga igikundiro imbere yaho yari kugwa ngo umwami arangije aravuga ngo niki ngo aramutumira ubwa mbere aremera uzi imbaraga zo gutumira umwami ubwa mbere n'ubwa kabiri akemera ngo ku nshuro ya gatatu ngo nibwo yamuganije amubwira ati dufite ikibazo ubwo reba abayuda turapfa amen ngo umwami arangije ibyakurikiyeho murabizi Bibiliya iratubwira mu bice 6 umurongo ariko ibitangaza bibaho umurongo waho wa mbere bice 6 uhereye ku murongo waho wa mbere Bibiliya iratubwira ngo muri iryo joro ngo abayuda bari bupfe mu gitondo Moridekayi ari kwirembo niyahavuye Esther ari hariya abaraho ngo muri iryo joro Bibiliya iratubwira ngo umwami abura ibitotsi amasengesho ajya abuza abakomeye ibitotsi amasengesho ajya abuza ijuru ibitotsi ubundi mu magambo meza ntabwo ari Ahasuwerusi wabuze ibitotsi ni guverinoma y'ijuru yabuze ibitotsi ku bwa Moridekayi na Esther wasenze ngo umwami abyuka mu gicuku ariko ahanda hakunda mungurize dore Imana icyubahiro haleluya ngo abyuka mu gicuku ngo arabaza ngo uwo muntu ngo asome mu bitabo by'ubucurabwenge ngira ngo murabizi ayo makuru ngo arasoma ngo agwa ku makuru yuko Moridekayi yamugiriye neza reka mbabwire bantu mushaka ko Imana ibagirira neza ni mubiki neza yanyu muyikorere stock nugira neza abahanga bajya bavuga ngo nugira neza uzayisanga imbere yes iyo ugize neza ya neza ijya kugutegurira ejo hazaza Moridekayi rero ngo yari yaraburiye umwami bagiye kumwica hanyuma ngo arimo gusoma ibitabo by'ubucurabwenge ngo ya magambo ayagwaho yuko kuko byarandikwaga mubwire senga gira neza hanyuma ngo bya bintu byose Moridekayi yakoze ngo umwami ngo asomye ngo arabaza ngo mbese uyu muntu niki bamuhaye bamwitura neza yagize si ubundi ubwo iyo basanga Moridekayi nta murimo n'umwe yakoze yari kwibukirwa kuki urashaka ko Imana ikugirira neza shaka urwibutso nimo nagana ku mbaraga z'amasengesho kandi ngana mu gusoza hanyuma igitangaza cyabayeho ngo umwami iryo joro ngo abura ibitotsi aradasinziriye ariko bivuye ku murimo Moridekayi yakoze
Bibiliya tubwira ngo muri ngo umwami ngo yibambura kare mu museke ngo arabaririza ibwami ngo arabaza ngo mbese uyu Moridekayi ni iki. Uyu Moridekayi utangiye kubazwa niba ntabyo yahawe atarahembwe neza yagize, ni wa wundi basinye inzandiko zo kumumanika ngo abagaragu b'umwami b'ibwami baramubwira ngo Hamani niwe wazindutse. Mba ngubwiza ukuri, ndashima Imana ahantu watekerezaga yuko ugiye kugwa niho ugiye guhurira n'imbaraga etabeli for l'essence mort, niho ugiye guhurira n'ukuboko kw'Imana. Ahantu watekererezaga birangiye niho Imana igiye gutangira ikugirira neza. Hanyuma ngo muri umwami ngo baramubwira ngo Hamani ngo niwe wazindutse ngo ari ibwami. Ngo umwami aramubwira ngo nimumubwira se, ngo Hamani amwegereye. Umwami aramubaza ngo umuntu umwami akunze kuba yagirirwa ate? Bibiliya tubwira ngo Hamani aribeshya mu mutima. Ayiwe, abantu badasenga, abantu batubaha Imana, ubuzima bwabo bwose bahora bibeshya. Ubuzima bwabo bwose babayeho bibeshya. Hamani ngo aravuga ngo hari umwami yakunda kubaha kunduta. Ngo aravuga ngo mwami bazana impeta wambara, bazana ifarashi wicaraho, noneho ngo bafate wa muntu urusha abandi gukomera. Urumva arimo kubyiyerekerezaho ngo bafate wa muntu urusha abandi gukomera, ngo bamwicaze ku ifarashi bagende bamuririmbira ngo bavuga ngo umwami akunze kuba nuko bazajya bamugenza. Umwami aravuga ngo ibyo bintu uvuze byose nibyo kandi ni byiza. Kubw'iyo mpamvu genewe umuyuda witwa Moridekayi uba ku irembo umuzane ubimukorere nta kintu na kimwe kivuyemo. Ni wa wundi bari bashinze igiti cyo kumanikaho, ni wa muyuda wasenze, ni wa Esiteri wahaza amagara. Urumva gusenga ni combination. Nukuvuga ngo ntago ari akantu kamwe. Gusenga ni uruvange rw'amasengesho, rwo kwizera, rw'imirimo myiza. Ni uruvange rw'amasengesho, rwo kwizera, rw'imirimo myiza. Niyo combination. Hari umuntu rero wizera ariko atagira imirimo myiza. Hari umuntu rero usenga ariko atizera. Hari umuntu uvuga ati amasengesho se iminsi 7 sinyarangije, akicara hamwe ngo igisubizo kizaza. Ndakurahiye nta kizaza. Senga, ushaka gusenga makeya ariko gerageza kwinjira. Muvande, Bibiliya tubwira ngo umwami arabwira Hamani arabwira ngo muri ibyo bintu byose uko bivuze genda ubigenze gutyo Moridekayi wicara ku irembo. Njya nibaza akabazo yongeze hano hantu. Iyo Hamani aza kugenda akajya kuri Moridekayi agasanga Moridekayi ubwa bwamuteye yatorotse, byari kwambikwa abandi. Uzi ko abantu benshi muri cyo gihe batorotse, bagiye bahunze Imana, bahunze amasengesho, bahunze kwizera, baragiye, marayika azanye ibisubizo asanga baragiye. Ariko ikiza cya Moridekayi nubwo igiti cyari gishinze, nubwo amakuru yamucicikanagaho, nubwo byari bimeze gutya, nigeze yihakana Imana kandi ntabwo yigeze atoroka ngo agende. Ndagira ngo utangarize itangazo. Uri hehe? Wagiye he? Amasengesho yavange no kwizera, yavange n'imirimo myiza, urebe ko Imana itakugirira neza. Hanyuma ngo bamaze kumutambagiza, ngiye kuvuga kumutambagiza twarara hano ko ngo bagendaga bamuririmbira uwo umwami akunze kuba nuko bazajya bamugenza. Ya matangazo bamanitse muri bya bihugu 127 bakagenda bayamanura. Haleluya. Ndashima Imana iyo wahagaze ku rufatiro rwo kwizera, amatangazo abadayimoni bakumanikiye atangira kugenda amanuka. Igitangaza cyabaye ngo cya giti Moridekayi amaze kumutambagiza ngo barahindukira cya giti Hamani yashinze niwe bagishyizeho. Nusenga uguhemukira, ukugambanira, ushaka kwica future yawe ejo hazaza, azajyaho yashakaga kujya. Mu mbaraga z'amasengesho ongera ukunde gusenga, ongera ukumbure gusenga. Imana iguhe umugisha. Ndasoje tugiye gusenga n'Imana. Hanyuma ushaka ubufasha, nimero yanjye yari ya telefone na WhatsApp ni 0788721015. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri izi mbaraga z'amasengesho. Gusenga bihindura ubuzima, gusenga mwami Imana yacu bifata ibitari biriho bikabaho, gusenga byinjiza umuntu ahantu atari kuzinjira, gusenga nyakubahwa Imana bivugira umuntu imbere yawe. Utwigishe gusenga, utwambike imbaraga zo gusenga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
shalom, imana ibahe umugisha mwinshi.